hanyuma rero reka turebe ibibi byo kutigirira icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi yewe no mu iterambere ryacu rya buri munsi. Miss Isheja ni wowe ugiye kubitubwira, umuntu uduteze amatwi muri aka kanya ugiye kumubwira ibibi byo kutigirira icyizere mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse n'iterambere ryacu. Umwanya ni uwawe. Murakoze. Ingaruka 5 zishobora kukugarukaho igihe utifitiye icyizere, igihe utiyubakiye icyizere. Ikintu cya mbere nta gutinyuka ngo ukore kubera ko nta cyizere uba wifitiye. Icyo utekereje gukora cyose uratekereza nta hantu kiri bugere, nta muntu uri bumfashe, waba uri n'umuntu uri bucuruze, ukavuga ati iki kintu ntabwo kiri buze kugurwa. Wowe ugatangira kukibonaho inenge, ukakizaniraho ibibazo kubera ko nta cyizere ugifitiye wiyubakiye, utaranagicuruza. Yego. Ikindi kintu cya kabiri bituma hari abantu mutagendana, inshuti zawe mwamuri kumwe ukitinya kubera ko nta cyizere ufite, nta cyizere wiyubakiye wowe ubwawe, ibintu bakora wowe ureba umufite ubwoba. Ikindi kintu cya gatatu, yego, ubaho uri umunyabwoba, ntago nyine utinyuka, abe mu bintu mu bantu ntutinyuka ngo ukore, ntutinyuka ngo ubaze, ntutinyuka ngo uvuge ikikurimo yewe n'abantu bagufashe. Ubaho uri umunyantege nke kubera ko nta cyizere wifitiye. Ikindi kintu cya kane ntekereza ko gishobora kukugiraho ingaruka igihe nta cyizere wiyubakiye, ntago uzigera wibonamo umuntu ufite ikintu ashoboye, umuntu ufite ikintu ashobora gukora, abantu tukamureberaho akatwigisha kubera ko ufite ubwoba muri wowe, uritinya, nta cyizere, ntago wumva ko hari abantu ushobora gufasha, ushobora kwigisha. Rero ingaruka ushobora guhura nazo igihe utiyubakiye icyizere ni nyinshi, ariko izenye nizo z'ingenzi.